Ikaze mwese abakunzi ba KGD TV Rwanda, KGD TV Rwanda, ndasuhuza mwebwe abari imahanga, abari Rwotamasimbi, muri diaspora, muri Afrika, muri Canada, mu Bwongereza, Burayi hose, mu Bufaransa, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hirya no hino mudukunda. Ni ukuri ni iby'agaciro kuba mukomeje gukanda subscribe, share, mugashyiramo n'ibitekerezo, ni iby'agaciro. KGD TV Rwanda rero izageza kubagezaho ingingo zigiye zitandukanye, aho buri munsi tuzajya tugenda tugana ku ngingo runaka igamije guteza imbere ubuzima bwacu bwa buri munsi, umunsi ku munsi, kugira ngo tugire aho tuva n'aho twerekeza ku ngingo zigiye zitandukanye. So uyu munsi rero nabazaniye ingingo nziza cyane, ingingo nk'uko mubibona, mwamaze kubibona muri iyi video ntoya, cyangwa se muri iyi video muri kubona. Uyu munsi tugiye kuganira cyane kuri Ferwafa cyangwa se umupira w'amaguru mu Rwanda. Tugiye kuwusesengura, ubwo namwe ibitekerezo ni ibyanyu kandi bihawe ikaze. So iyo tuvuze rero umupira w'amaguru niyo siporo mu Rwanda cyangwa se ku isi yose ubona ifite imbaraga, cyangwa se twavuga ko ifite abakunzi benshi. Bitavuze ko n'indi mikino idafite siporo, idafite abafana benshi, ariko ikigaragara ni uko umupira w'amaguru ariyo siporo ikunzwe cyane. So uyu munsi rero turaza kuyiganiraho, turaganira cyane kuri siporo nyarwanda, umupira w'amaguru. Ubu ni ubusesenguzi bwanjye nka Jean d'Amour, ntabwo ari undi, ni ibitekerezo byanjye bwite. Bityo rero uwo turi buze kubyumva kimwe ni byiza, ariko n'uwo tutaza guhuza nawe yaza gushyiraho inyunganizi ye mu bitekerezo, kugira ngo kandi n'ubutaha mwazajya mwumvira niba mwakunze uburyo ki isesengura, mukambwira ati ni iki dushobora kuganiraho. So uyu munsi rero tugiye kuganira kuri football y'u Rwanda. Iyo tuvuze rero football y'u Rwanda, ni amarangamutima by'ukuri. Football ntabwo ari kariya gapira tubona abantu birukankaho. Football ni ikintu kigari. Kugira ngo tuyite football nuko haba hari ibintu biri inyuma y'amarido, abantu twebwe tutabona, ariko yaba abatoza, abakinnyi n'abandi bacamo byinshi cyane kugira ngo izitwe football. Football rero abenshi bavuga ko ari kariya kantu. Oya, ni ibyo byose biri muri ubwo buryo, nibyo twakwita nka football. So mu Rwanda rero dufite football ni umwe mu mukino ukunzwe hano mu Rwanda, cyane ko amakipe yose 16 akina mu cyiciro cya mbere yose agiye afite abakunzi, nubwo hari amakipe afite abakunzi benshi. Rayon Sport, ikipe ya PRFC, Kiyovu Sport, Mukura, Amagaju n'andi makipe agiye ashingiye cyane ku bafana. Rwose ni ibintu byamaze kugaragaza ko iyo urugero nka equipe nationale iyo yatsinze, bihita bigaragaza amarangamutima, tugahita tumenya ngo football noneho ni iki. Hanyuma Rayon Sport yatsinda, ukabona ubuzima hano muri Kigali bwahindutse, ndetse no mu ntara hirya no hino. Wajya kubona ukabona wenda Kiyovu Sport yatsinze, amarange basize. Ni ibintu biba bigaragara ko abanyarwanda dukunda football. Uyu munsi rero turibaza ngo ese football y'u Rwanda urwego ihagazeho by'ukuri ni urwego rwiza? Ku ruhande rwanjye nka Jean d'Amour, twakabaye dufite siporo nziza, football nziza, ariko uburyo ki football yacu igenda iyoborwa n'abantu bamwe bumva siporo, abandi bafite ukundi kuntu bafata siporo mu ruhande rwabo. Bivuze ngo football yacu yakabaye iyoborwa n'umuntu, igatandukanywa cyane Ferwafa na Minisport. Minisport ni ministry cyangwa se minisiteri ishinzwe iby'imikino. Bakabaye ari abantu bumva siporo cyane, ariko baranayikennye. Burya iyo ikintu wagiciyemo
iyo wakibayemo akenshi umenya n'uburyo ki bwo kubitwara neza, ukamenyera se umukinnyi agombera iki kugira ngo akore ya siporo neza, ese umufana asabwa iki, ese umutoza arasabwa iki. Ibyo byose ariko iyo ubigiyemo ari nk'akazi, ari akazi gasanzwe, ni ukuri ntabwo ushobora gutanga justement umusaruro usobanutse cyane nk'uwo umuntu utarabikoze yagira. So by'ukuri bigaragaza ko siporo yacu twakabaye ari wo mukino dushyiramo imbaraga kugira ngo na ya marangamutima muzarebe iyo umupira w'amaguru abantu bari kuwukina ukagira indi kampanye izamo, wenda ugiye gukangurira abantu kurwanya malariya, ukazana ya siporo abantu babyumva kubi. Rero football yacu na federasiyo cyane cyane uyu munsi reka twibande cyane kuri federasiyo Ferwafa, akavuyo gahora muri Ferwafa, uburyo ki abayobozi ba Ferwafa bajyaho, uburyo ki abakurikirana football y'u Rwanda bajyaho. Umwe araza ati nzakora ibi, akarinda arangiza manda ye cyangwa se ntanayirangize. Nko mu Rwanda tumaze hafi manda ziheruka z'abantu batatu, bose ntabwo bagendaga barangije manda zabo. Hari Olivier ntabwo yarangije manda, Sekamana Jean Damascene yarangije manda, ndetse n'abandi. So ibyo bigaragaza rero akavuyo kari muri federasiyo y'umupira w'u Rwanda. Ibyo rero bigatuma bigira n'ingaruka kuri wa mupira cyangwa se kuri ya football twakita ko ariyo siporo abantu bose bashobora guhuriraho, bashobora kugira icyo bakoraho. Ibyo byose rero ukumva ko byanga bikunze hari ikiba kitagenze neza. So uyu munsi rero tugiye kureba amanyanga ari muri football yacu y'u Rwanda. Niyo hantu nabonye abantu baza bagakora amanyanga babizi neza ko bari gukora amanyanga kandi ntihagire igikurikirana, ugasanga umutoza uburyo ki agiyeho. Uyu munsi ndaza kwifashisha ibitekerezo bya bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru, ndaza kugenda mbibamera kugira ngo tuze kubyumva kimwe, kugira ngo muze kumenya ngo ibitekerezo by'abafana b'Amavubi icyo babitekerezaho. Mwumve namwe ni amakuru cyangwa se ni inkuru yanditswe na mugenzi wacu Titi Kayishema, aho yanditse avuga ko football twamaze kubona umutoza mushyashya. Bamwe mu bafana bagize ati ikibabaje ni uko ibihugu bikomeye mu mupira bitwamamaza nka Visit Rwanda, ariko ugasanga umutoza w'Ivubi yakabaye atoza abana batarengeje imyaka 12. Uyu mutoza by'ukuri yagiyeho gute? Twakibaza twese ngo uyu mutoza wagiye gutoza Amavubi, uyu niba ari sprinter, niba ari sprinter, yagiyeho mu buhe buryo? Ese bakurikije iki? Ese niwe mutoza wari gushobora kugira icyo atugezaho? Undi mukunzi w'umupira yagize ati ubundi Amavubi niyo wayazanira Klopp cyangwa se Guardiola ntibyavamo rwose, umupira wacu umeze nk'urusimbi. Ni bya bene nahoze mvuga ngo ni amanyanga. Football y'u Rwanda njyewe n'iyisanda kibaza ngo ni gute federasiyo amakipe akinira igikombe cya miliyoni 25 ariko ukazajya kumva ikipe yashoye amafaranga agera muri miliyoni 400 iri kura abakinnyi, ukibaza ikintu kiri inyuma. Icyo kintu twebwe abakunzi b'umupira w'amaguru ntabwo tukizi, ariko abantu bari mu mupira w'amaguru harimo andi mafaranga, harimo za maguyi, harimo betting, harimo n'ibindi bintu. Kuko si n'uburyo iyi kipe igenda igashora miliyoni 400 ariko iri guhatanira igikombe. Ugasanga shampiyona y'u Rwanda turabizi neza ko ni APR FC, ni Rayon Sport, ariko ugasanga n'ikipe y'i Rwamagana, ikipe ya hehe ishoye amafaranga agera muri miliyoni 200 ngiye kugura abakinnyi. Ariko ngiye icyo nabonye nuko bishoboka ko abaperezida b'ayo makipe hari amafaranga bunguka, bakagenda bagakora betting hanze mu makampani agiye atandukanye, hanyuma ukazajya kumva ngo ikipe yitsindishije, perezida yitsindishije. Turi kumvikana, perezida yatanze amanota, turi kumvikana. Ibi byose ni amanyanga.
uyu mutoza wagiyeho umbwira gute ko yagiyeho? Niwe wari watanze kandidatire, babona ko ari we ufite ibintu bishobora kuba byatugeza ahantu heza. Undi mukunzi w'umupira w'amaguru yavuze ati seriyezoma tuzajya kwirebera match ya Zimbabwe na Nigeria kuko nibo bari seri, naho ubundi Ivubi ntacyo. Undi nawe aravuga ati sinzaza kureba Amavubi atozwa n'umutoza w'ubuntu. Aba batoza baza mu Rwanda gufata equipe nationale, ibyo byose baba bafite komisiyo. Hari umuntu uba wabazanye, ngewe n'ibitekerezo byanjye uko mbyumva, bishoboka ko hari umuntu uba wabazanye akaza agafata akamubwira ati wowe niba uzajya uhembwa ibihumbi 20 by'idolari, ibihumbi 2 ni ibyanjye, miliyoni 2 za buri kwezi uzajya uzimpereza. Akaza muri ubwo buryo, kuko sinumva uburyo ki umutoza utarigeze atoza equipe nationale n'imwe ikomeye ushobora kumuzana kuvuga ngo aje ateze football yacu imbere. Abatoza bacu uburyo kibajyaho. Ikindi undi nawe yavuze ngo ndumiwe koko umbega umutoza birasekeje aho yateje ni hehe ku buryo Ferwafa ariho yagenderaho. Yewega ubu se kweri umutoza w'ubuntu naze nyine yirire kuri ayo mafaranga akore na internship, cyane ko twabonye ko abatoza baza mu Mavubi ari abaza gukora internship bakazajya kwimenyereza kutoza ahandi. Aba bose ngiye nka Jean d'Amour igitekerezo cy'uyu mukunzi w'umupira w'amaguru ndakemera. John McKinstry yaje mu Rwanda, aje atoza match akagenda atsindwa. Icyo gihe agiye muri Uganda arabikora. Milton Micho yaje mu Rwanda atazi ibintu cyane byo gutoza, araza akora internship mu Rwanda rwose, tumuha amafaranga arangira agenda. Muribuka amafaranga Milton Jonathan McKinstry yajyanye. Ibyo byose rero bigaragaza amanyanga ari muri football y'u Rwanda. Tujye ku kintu kijyanye n'imisifurire. Imisifurire mu Rwanda ndibaza na n'iyi saha, umusifuzi kugira ngo apangwe kuri match agende by'ukuri bagendera kuki? Umutoza umusifuzi aho yifata akanga igitego cy'ikipe yagitsinze, cyangwa se agatanga penalty itariyo, cyangwa se umusifuzi, urwego rw'abasifuzi bacu mu Rwanda rugeze ku ruhe rwego ku buryo ki twumva ko football yacu yatera imbere. Abafana icyo nababwira, twikuremo ko dufite equipe nationale, dufite equipe hano mu Rwanda ziza umupira. Kuko niba ikipe hano mu Rwanda iza igatsinda igatwara ibikombe, ariko yizajya hanze, yaba Rayon Sport yaba APR FC, zikajya hanze ntihagire ikipe n'imwe ishobora kuvuga ngo iragenda igira icyo ikora hanze. Ese uwo mupira murumva twebwe ubwacu tutari kwibeshya? Abanyarwanda nuko tutakunda kubwizanya ukuri, turakomeza kunekana tumeze nk'aho turi kwibeshya, ariko by'ukuri ntabwo byagakwiye. Imisifurire mu Rwanda iri ku rwego rwo hasi. Tukiri ku kintu kijyanye n'amanyanga, hano wenda muraza kubibona muri iyi nkuru, twamaze kubona abana bagiye muri Academy ya Bayern, uburyo ki bagiye batorwa, aho abantu bo muri federasiyo, ababyeyi n'abandi bagiye bakora amaguyi bakagenda bagahindura imyaka y'abana kugira ngo bagende ngo muri iyo ekipe. Nibyo bene babwiye ngo twebwe mu Rwanda hari abantu bayobora umupira w'amaguru inyuma mu marido, ku buryo twebwe tudashobora kumenya ngo ukuri kwa football ni ukuhe. Ese turagera kuki? Hari abantu baba bazi ibyo bari gukora hariya hanze, naho twebwe turi aho ngaho ngo turi gufana, abanyamakuru bari kogeza ibiki n'ibiki, kandi by'ukuri abantu bo muri football baza amanyanga abera muri football. Bano bana bagiye muri Bayern bizwi neza ko batarengeje imyaka 16. Turi kumvika. Noneho bageze ejo bundi bafatamo bamwe babajyana muri Uganda muri Sekafa y'abana batarengeje imyaka 15. Batatu bamaze gusezererwa. Inkuru dukesha bagenzi bacu bo kugiye. Turi kumvika. Bivuga ngo rero football yacu icyo twasaba RIB, inzego za leta nizihagurukire bino ayo amanyanga ari muri football. Niba dushaka ko football yacu itera imbere, tugatera intambwe ku Bagande, tugatera intambwe ku Banyatanzania, ama ekipe yabo ntasiba muri Champions League, muri hehe na hehe, ni ukubera ko bayicaye hasi bakiga projet y'umupira. Ni gute champion y'u Rwanda ijya kwerekanwa ngo kuri televiziyo y'igihugu bakishyura miliyoni zitageze muri 100? Ese icyo gihe curuzwa ubundi kiba kigaragara?
ni ukubera iki? Ni ya manyanga. Ntidushobora kugira isoko ry'abantu bava hanze, amanyanga, amarozi muri football. Ugasanga umukinnyi ngo agiye kuroga mugenzi we, ugasanga umukinnyi ngo yagiye mu bucuraguzi, ugasanga abaperezida b'amakipe nabo ngo baracuragura, ngo baratanga amafaranga yo kujya mu barozi, abatoza bari kwirukanwa kubera amarozi. Ibi byose rero byaza muri football bikanduza ishusho y'umupira w'amaguru wacu hano hehe mu Rwanda. Ibi rero byakabaye twibaza ngo ese football niba yacu dushaka ko itera imbere, kuki tudashobora kwicara hasi ngo tubwizanye ukuri tuvuge ati football iratunaniye, cyangwa se twicare hasi tuvuge ati tugiye gutangira bundi bushya. Birazwi neza ko ejo bundi Amavubi azakina n'ikipe ya Zimbabwe, akine n'ikipe ya Nigeria, akine na South Africa mu gushaka itike y'igikombe cy'isi, ariko birazwi neza ko tuzabamo turi abanyuma. Amavubi ntateze gutsinda Zimbabwe, Amavubi ntateze gutsinda Nigeria, Amavubi ntateze gutsinda South Africa. Ibyo byo birazwi. Ariko uzareba amafaranga agiye gutangwa, uzajya kumva wumve ngo umukinnyi buri mukinnyi ngo bamwandikiye amafaranga, ariko by'ukuri ayabageraho ntabwo arariye. Uzasanga ngo football ngo rwose ngo bagiye mu ndege, barare mu mahoteli meza, usange harimo umukuru muri Ferwafa cyangwa se uyoboye federation cyangwa se delegation ngaragiye, aho gashyiraho mu bene babo. Ari bo twagarutseho mu gihe cyagiye cy'uyu mugabo wakoraga muri federation yihera, aho yagiye agashyiramo umugore we mu bantu bari bagiye muri mission. Ibi byose niyo manyanga ari muri football. Football yacu y'u Rwanda harimo ibintu bijyanye n'amarozi, abakinnyi baheruka n'abandi, amakipe aroga yandi. Mu minsi se tukabonye inkuru y'ikipe ya PFC, byagaragaye ko bamwe mu bakozi bayo, bamwe bari mu nzego z'ubutabera neza saha, aho baroze indi kipe ya Kiyovu Sport. By'ukuri ubundi hanze bikigaragara kuriya, bikimeze kuriya, deduction y'amanota, ukugukuraho amanota, cyangwa se ukamburwa n'igikombe cy'iyo shampiyona watwaye. Ariko mu Rwanda n'ungusingiza, hari amakipe adakorwaho, ariko ugasanga ikipe y'ahantu runaka yakoze akantu gatoya bagahita bayihana, ibintu byageze kugira ngo berekane. Ariko aya makipe yitwa ko ari manini yakora dega nk'iyo ngiyo, ntiyagire ikintu na kimwe gishoboka ko bashobora kugikoraho. Ikindi mu gutoranya abatoza, mbigarukeho gatoya, mu gutoranya batoza ikipe y'igihugu Amavubi, turasaba abantu bo muri federation bazaze batubwira ikintu bagenderaho, bavuga uti twege tugendera kuri iki kintu kabisa, tumenye ngo abanyarwanda, tumenye ngo ikintu kifashe gute. Turaza kugaruka mu bindi bitekerezo by'abakunzi b'umupira w'amaguru. Uwo birukanye bamuhoye ubusa, bari kuvuga uyu nguyu uherutse, uyu nguyu usimbuwe n'uyu sprinter atazize ubusa. N'ubundi abakinnyi dufite bari ku rwego rwa hasi. Ugahita wibaza ngo ese amaherezo y'ibi bintu bizagarukira he, niba n'abafana ubwabo nta cyizere bafitiye ikipe y'igihugu Amavubi. Minisiteri bari hariya bari gutanga amafaranga, Perezida wa Repubulika wacu ari gukora ibishoboka byose, ari kudushakira uburyo kitumenya n'amakipe ya Bayern, Arsenal, Paris Saint-Germain n'andi makipe. Nzi neza ko iriya gahunda ya Visit Rwanda izagera mu makipe menshi ku mugabane w'Uburayi. Ariko tubanze dusubize inyuma amaso inyuma, twibaze ngo ese ko amakipe bari kutwamamaza, twebwe bagaje yacu by'ukuri ni iyi? Ese turajyana yiki? Amanyanga yo gutoranya abana bajya mu makademi, amanyanga se azatugeza kuki? Indi nkuru yari yanditswe na bagenzi bacu bo ku Gihe, nayo ndagira ngo mbanze nyibaciremo. Bavuze ngo bidasubirwaho umutoza Toxier Frank Spritter amaze kugirwa umutoza mukuru w'Amavubi, azongerezwa na Mulisa Jimmy na Rwasamanzi Yves. Ababungiriza nta kibazo bafite, n'abanyarwanda. Amafaranga abantu bazungu bahabwa muyahaye ba Mashami Vincent bakirira, muyahaye n'abandi nabo bakirira, mukareka gufata amafaranga y'u Rwanda mukajya kuyaha abanyaburayi, ko n'ubundi bo bayafite. Mwayahaye abana b'u Rwanda. Mashami Vincent niyubaka inzu hariya, ushaka kuzaca ku ruhande ku gipangu cyiwe, we nashonje nagize akaba yangaburira. Ariko se umuzungu arafata amafaranga yose akayajyana ku mugabane w'Uburayi, akajyana muri Amerika, akajyana uwo muntu urumva twazahurira he koko? Mwazajye mukora ibintu nawe abanyarwanda mudutekerezaho. Imisoro turatanga everyday, ariko ugasanga amakipe national nta cyizere na kimwe aha abafana.
tukiri tugaruke kuri ya manyanga, ndagenda mbahuriza ibintu bigiye bitandukanye. Amakuru mashya ni inkuru dukesha Igihe. Dosiye iregwamo abakekwaho guhindura imyaka y'abana ngo bemererwe kwiga muri Academy ya Bayern Munich bagejejwe mu bushinjacyaha. Felicitation cyane coup de chapeau kuri RIB. Bwana muyobozi wa RIB, ubuyobozi bwa RIB mwinjiye muri football mu gicengeremo harimo amanyanga menshi. Bahinduye imyaka ubu bamwe mu bantu urumva n'inzego ntabwo ari ikibazo cyo muri Ferwafa gusa, hari n'inzego z'ubuyobozi bwa leta, abo muri migration, abahe bose bashobora kuba barabigizemo uruhare mu bikurikirane kugira ngo bano bantu by'ukuri tumenye ngo barahanwa gute, bize bitangarizwe abanyarwanda. Urumva football yacu rero ni ibintu birimo amanyanga menshi. Undi mukunzi w'umupira w'amaguru yavuze ngo ariko mwazambwiriye minisiteri nanjye kama kujya kuvangavanga Amavubi nkayatoza ko nanjye nabishobora nkakira kwayo mafaranga. Tekereza bino bitekerezo. Abafana b'u Rwanda bakeneye equipe nationale ikomeye. Dukeneye amakipe yacu agenda agahangana. Hano mu Rwanda birazwi neza ko ikipe ya PRFC nibigiye guhura n'ikipe ya Marine, birazwi ni place draw ya APR. Umuntu agiye hanze muri betting akayigura, nzi neza ko yabona amafaranga. Ubundi mu busanzwe ama equipe akura ahantu hamwe nta nubwo yakabaye akina shampiyona imwe. Ku mugabane w'Uburayi ikipe iyo ifite umuherwe, urugero ngewe Jean Damour mfite equipe A, sinemere gutunga indi kipe muri icyo gihugu izakina shampiyona ku buryo byahura. Ariko mu Rwanda ikipe ya PRFC n'ikipe ya Marine zose zikura muri RDF. Ese urambwira niba ikipe ya PRFC igiye guhura n'ikipe ya Marine, APR ikeneye inota rimwe, ninde wazana kanyemeza ko ikipe ya PRFC yabona amanota 2-3 kuri iyo match? Ninde wabimbwiye? Football yacu iri mu bintu by'ikirere. Turi kwibeshya ngo mu Rwanda ari football kandi nta football dufite. Icyo nabwira rero ku ruhande rwanjye, mvuze ku bintu bigiye bitandukanye. Mvuze amanyanga abera muri federation cyane cyane mu gutoranya abana abatoza, hazamo amanyanga gutoranya abakinnyi n'abakinnyi ba equipe nationale. Umuntu wo muri Ferwafa aragenda akamubwira uti wowe ndakora uko bishoboye kose bazaguhamagare, ariko kuri misiyo yawe ugomba kumuha amafaranga. Ibyo byose bishobora kuba biri muri federation tutazi. Tukibaza Minisiteri ya Sport, Madamu Nyangaje Mimoza, mugendera kuki muhitamo umutoza w'ikipe y'igihugu? Mwakemuye ibibazo bya Rayon Sport, ese kuki ikibazo cy'Amavubi cyabananije iki? Niba uyu munsi Rayon Sport iri ku murongo, Amavubi abananiza iki kugira ngo ajye ku murongo? Ikipe nationale ntigira bisi, ikipe nationale ntigira iki, ikipe nationale ahubwo bari kwirukankira mu kugenda ngo gushaka abazungu ngo baze batoze ikipe nationale. Mbaho urugero, ikipe y'Ubwongereza itozwa n'umuki Southgate ni Umwongereza. Muri Espagne umutoza w'ikipe nationale ya Espagne ni umunya Espagne. Ubufaransa Didier Deschamps ni Umufaransa. Abadage ni Umudage. Tugende niba koko turi kubigira kuri abo bantu, twagakwiye kumenya ko nabo ubwabo aribo twakabaye twigiyeho tukavuga tuti football yacu turagendera kuri uru rugero. Twebwe ubwacu twiha umurongo tuvuga uti ikipe yacu twifuza ni ikipe dushaka imeze gutya. Ndasoza ngiranye bayobozi ba federation y'umupira w'amaguru, Munyantwara Alphonse, uko wagiyeho kose, uko watowe, uko wagiyeho urakuze, icyo dusaba, shyira umupira wawe mu biganza byawe, wicare hasi uvuga uti ngiye gushyira football y'u Rwanda ku murongo, ku buryo nunagenda biragoye ko nawe uzarangiza manda. Nuramuka ukomeje gukorera muri iki kintu cy'umwijima, amakipe ararugana ugaceceka, abasifuzi baribana ugaceceka, nimufate ibyemezo. Kamarade, uburyo ki wagiyeho abantu twese nta numwe wemeraga ibyo ukora cyangwa se wemera ibyo wagenderagaho.
ejo bundi ugize gutya uhise uvuga uti Rayon Sport igiye guhura na PRFC, twagize umukiza Abdul agomba kujya gusifura. Yasifuye neza, siyo ko harimo amakosa makeya. Nibura abasifuzi bagiye bitwara nk'uko Abdul nibura yitwaye, byakabaye ari byiza cyane. Bayobozi ba ministeri, mutubwire, mudusobanurire ibintu biri kubera mu Mavubi, biri kubera mu mupira w'u Rwanda. Bwana Haji Mudaherano, Haji uri umukire nyiri gorira, niba ari ligue yitwe ligue, mwikemera ko abantu babivangiye mu kazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, njyewe ndakwisabira, injira muri football yacu ijya ahantu heza. Niba twishimira kubona Arsenal itsinda, twishimira no kubona Rayon Sport APRFC Mukura zitsinda kandi mu buryo bumerita. Haba amakosa, ariko amakosa umuntu arakosa, ariko hari amakosa y'inkana. Umuntu akora inkana akavuga uti ngiye w'ikipe runaka sinshaka ko uyu munsi uza gutsinda, kandi kuko bikaza kuba. Ni muri uru rwego rero ibi byari ibitekerezo byanjye bwite. Ndashimira mwese mukurikirana KGD TV Rwanda. Ni ingingo twiga banzaho cyane ya siporo, ariko twibuke neza ko football ni siporo, ni football y'amarangamutima. Wifata amarangamutima y'Abanyarwanda abantu miliyoni hafi 13 ngo uzigire zero kubera amafaranga miliyoni 5 uzashyira ku gifu cyawe, mu gifu cyawe. Wifata Abanyarwanda ngo ukinisha amarangamutima yabo ngo nurangiza ubagire zero. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza kandi